ni Jerry based on the bass. Tubasuhuje kandi tubaha ikaze hano kuri Easy Music Rwanda. Iyo ni best tutorial. Uyu munsi nkaba ngiye kukwigisha ama exercice atatu azajya gufasha nuyaha umwanya ukajya yakora azagufasha kuzamura umuvuduko mu micurangire yawe. Nama exercice atatu ndi bukwereke nanagusaba ko wayashyira muri icyo bitamo imyitozo ya buri munsi. Uko byutse ukufasha igitari yawe mbere yo gukora practice nkuko ujye bikora ujye banza ukora no ma exercice azagufasha. Tubibutsa gukora subscribe, abatarakora subscribe mujye muduha comment zanyu ziradushimisha, ziduha go ahead, zidutuma dutekereza n'ibindi bitekerezo byagutse byo kugira ngo tubazane n'izindi gahunda zigiye zibafasha gutera imbere. Ikindi nuko tubasaba kujya mu sharinga content zacu bizajya bidufasha kandi namwe bibafashe. Murakoze cyane. Reka tujye muri exercice number 1. Exercice ya mbere ukenewe nk'umucuranzi kugira ngo igufashe kuzamura umuvuduko mu micurangire yawe niyo bita chromatic scale. Chromatic scale ni scale ucuranga udasimbuka inota na rimwe. Noneho uyikora umanuka kuri ni uyikora umanuka wongera unazamuka. No uyikora hano turahera kuri ino ni 5 string bass guitar. Uyikora uhereye hano kuri do. Iyi ni do. No uyikora uhereye hano umanuka no ukongera ukayikora uzamuka. Utangira ugenda gahoro gahoro. Wango utangira gahoro gahoro ukagenda umenyereza intoki gahoro gahoro. Uriko byumva. Noneho ikindi ukagenda wongera umuvuduko. Exercice ya kabiri. Noneho iya kabiri yo uyikora ugenda utambika mpaka ugeze hano ahangaha aho octave ya kabiri isoreza. Aho utangira gutya ukagenda wimuka mu gakaze burko ugiye ku wundi mutya. Hano urongera ukagaruka ugasubira hari inyuma. Ukabona gutya bikora ugenda ukabikora wongera unagaruka. Noneho kugenda ukora ukajya uwongera speed ukugenda ukora. Noneho exercice ya gatatu yo ni gufasha ku masteringa izino ntoki zawe. Noneho ariko irimo kwigisha gamme majeure. Wango ni uburyo bwo kugira ngo umenye noneho uko wazikoresha. Noneho urimo niga na gamme majeure. Like uyikorera kuri gamme ariko nanone urimo mastering uburyo ushobora kuvanga zino ntoki zawe. Noneho bikajya bigufasha. Imeze gutya. Ukongera umuvuduko.
wihuta rero ari ukuntu nabyo ubizamura ukabigenda uhindura amaki kugira ngo nabyo intoki zawe zirusheho kumenyerana. Yes, nibyo ngibyo ano ma exercise ukeneye kugira ngo wowe nk'umutangizi nawe uri muri mediane cyangwa se intermediate aragufasha kugira ngo wongere umuvuduko. Ibi ngibi mbibigishije kubera ko nanjye byangira umumaro. Iyo ubikoresha hari urwego uvaho hari n'urwego ugeraho, cyane cyane mu rwego rw'imicurangire. Tuvuge niyo bavuze ngo nk'ibi ngibi nko gucuranga tuvuge nko gucuranga game majeri bita byoroha cyane, noneho na chromatic irakorohera. Yes, murakoze cyane, turabahaye ikaze n'ubutaha mu yandi ma exercice tuzagenda tubigisha. Wowe wahisemo gucuranga bass, wowe wahisemo ko umucuranzi wa bass, tuzadukomeza tukuyobore inzira ukwiriye kunyuramo yagufasha. Ikindi nuko hari n'andi masomo tuzagenda tubaha. Wifuza ko nkwigisha face to face, wazampamagara kuri nimero ziri aho munsi, noneho tukavugana uburyo nazo twazajya twiga. Abantu bagira imbogamizi ko bari mu ntara cyangwa bari mu kandi gace, nabyo turabikora, turekodinga amasomo noneho tukajya tubohereza, hanyuma nawe ukarikodinga ukanyohereza kugira ngo mbashe kumenya urwego uriho n'urwo urwego umaze kugeraho. Rero abantu bafite imbogamizi z'uko bari mu ntara, ntimugire ikibazo, haba YouTube yakwigisha, haba natwe twakwigisha binyuze ku buryo buri direct WhatsApp cyangwa indi ntuza, ariko tukoherereje ni videos. Rero nimukagira ikibazo, abantu bagiraga ikibazo kubera ko bari kure yacu, ikoranabuhanga ryarabyoroheje. Twongeye kugusaba wowe uri kureba utarakanda subscribe, ukande subscribe kugira ngo birusheho kudufasha. Ikindi nuko mujye mudufasha gusharinga. Ni Jerry Bass, the African Black and Brown Bass Boy. Tubahaye ikaze, ibiganiro nk'ibi, amasomo nk'aya nakagaruka. Murakoze.